Njyewe Byishimo Pascal njyewe Uwamahoro Aime maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. Kuva ku bushake bw'abagiye gushyingirwa, ni mwebwe muhitamo mukemeranywa ko mujya gushyingirwa, hanyuma mukabisaba. Iyo mubisabye, dufite inshingano yo kubyemera. Tumaze gusuzuma ibi byose turimo kuvuga, tukareba ko byuzuye iby'amategeko ateganya. Ikindi, bifuza gushyingirwa ku bushake bwabo, umukobwa n'umuhungu bagomba kuba bakwije nibura imyaka 21 y'amavuko. Niyo miki. Kugira myinshi byo nta kibazo kirimo, ariko kujya munsi yayo amategeko ntabwo abyemera. Iyo niyo miki, kandi twarabisuzumye mu byangombwa twagaragarije mwese mwarayujuje. Mugomba kuba twarabaranze iminsi 20 kugira ngo abagiye gushyingirwa, abafite amakuru, ubifitemo inyungu wese ashobora gutanga amakuru ko abagiye gushyingiranwa hari abatashyingirwa kubera impamvu zitegwa n'amategeko. Iyo atabivuze rero muri iyo minsi 20 dufata ko nta kibazo gihari. Twarabisuzumye rero dufata imyirondoro yanyu tuyimanika, tuyishyira ahantu hagaragarira buri wese, ntawe bitubwiye. Iyo ntawe bivuze rero dufata ko nta kibazo gihari. Ariko namwe ndongera mbabazi, nimara no gusobanura iby'amategeko avuga, mushobora kuvuga atari ibyo ntitwari tubizi. Ndabibabaza rero nyuma yo kubisobanukirwa kurushaho. Ariko none abari hano bafite uburenganzira, buri wese zamura ukuboko akavuga ati nyamara abantu mugiye gushyingira mu byo mwasobanure cyangwa mu byo nari nsanzwe nzi, hari impamvu yatuma badashyingiramo. Ushobora kuba wari utashye ubukwe bwa Pascal na Aime, ugasanga witwa Celestine na Solange bari hano utarubizi, kandi umwe ari mushiki wundi cyangwa nyirarume cyangwa mubyara we, ukavuga ati nyamara bari abantu teko ntabwo ryemera ko bashyingirwa. Nagira ngo mbabwire ko abantu ba mbere bafite inshingano zo gutanga amakuru y'ukuri ni mwebwe abagiye gushyingiramo, kuko nimwe mufite inyungu yo kuba amasezerano yo gushyingiranwa akomeza kugira agaciro kayo. Kuko mu gihe cyose ubushyingiranwa bwabaye bushingiye ku kinyoma, igihe byose bimenyekaniye, ubifitemo inyungu agatanga amakuru,
umucamanza afite uburenganzira bwo gufata icyemezo cyo gusesa ayo masezerano yabaye kubera yabaye atubahirije amategeko. Niyo mpamvu rero mufite inyungu yo kuvuga ukuri mu byo mwaduhaye byose, mwe mwizeye ko ari ukuri, niyo mpamvu no kubisubiramo. Hanyuma natwe ubushobozi twakoze bwo gusuzuma ibyangombwa byanyu bigaragara ko ari ukuri, ariko nyine impamvu ndi kubabwira hari aho mushobora kumva ko abantu bibeshye mwabivuga. Ikindi ni uko mugomba kuba ntari amasezerano yo gushyingira ngo mufitanye n'abana batagifite agaciro. Nizere ko abagiye gushyingirwa bose hano ntawe ufite umugabo cyangwa ntawe ufite umugore. Birumvikana umugabo cyangwa umugore rero n'uwo mwashyingiranywe wundi, ayo masezerano y'ubushyingiranwa akaba agifite agaciro, umucamanza akaba atarayaceshe cyangwa wenda utaragize ibyago ngo yitaye Imana uwo mwashyingiranywe. Iteka umugore w'umugabo w'umuntu n'uwo bashyingiranywe, naho kubyara n'umwana umwe, babiri, batatu, bane, benshi, ibyo tuvuga ahangaha. Aha turavuga niba ufite undi mugore mwashyingiranywe cyangwa ufite undi mugabo mwashyingiranywe, ayo masezerano akaba agifite agaciro. Iteko ntabwo ryemera kongera gukora andi masezerano y'ubushyingiranywe ayo ngayo agihari, ariko twarabisuzumiye mu bubiko bw'irangamimerere mwese nta kibazo kirimo. Ibyo byose rero maze kubyubahiriza, muza hano tukabakira, mugasaba ubushyingiranywe no gukorwa ku bushake bwagiye bushyingiranywa, mukabisaba, mwabisaba twasuzuma ibyo byagaragara ko byuzuye tukabashyingira. Ni inshingano zacu, ni uburenganzira bwanyu. Uburenganzira bwanyu ariko itegeko riteganya ko bugomba kubanza kubahiriza biriya byose. Iyo mumaze rero kubyubahiriza mukaza hano, tuba tugiye kubabwira inshingano mugiye kugira nyuma yo kuba umugabo n'umugore. Mwari musanzwe muri abantu bakuru ariko batari abagabo n'abagore bakuru, badafite inshingano zo kuba umugabo n'umugore, gushyira umukono ku masezerano. Ibyo byose ni ukwiyemeza ngo mugiye kubana. Ubwo nihagira urahira agasinya ntajye kubana na mugenzi we, amenye ko arimo kwica amasezerano. Kandi itegeko rivuga ko mutemerewe kurenza umwaka mutarabana. Ntabwo ari ukubibabwira gutya gusa ngo bigarukira, bifite n'igihe ntarengwa itegeko ryateganyije. Mubana uyu munsi cyangwa ejo cyangwa undi munsi wose, ariko ntimuzarenza umwaka. Iyo muwurengeje rero muba murimo kwica amategeko. Itegeko ntabwo ribemerera kuwurenza. Nagira ngo nsabe yaba ari abanyamakuru yaba ari abandi bantu bihangane tubanze tugane n'abageni yo kubarogora. Buri muntu wese akora akazi neza, ariko mureka abashyitsi bakuru batuzi tubanze tuganire nabo, sibyo? Naho buri muntu igihe buri wese azira agashaka kubasuhuza kubera yababonye uburyo adasanzwe abona, bishobora gutuma tutihuta. Iyo nshingano ni inshingano ikomeye cyane yo kubana. Kubana birenze kuba mu rugo, birenze kurara mu cyumba kimwe, birenze kuba mu muryango gusa, ariko kubana byuzuzanya, gufashanya, kujya inama, koroherana, kuzuzanya kugira ngo mwubake umuryango mwifuza. Ni inshingano zanyu. Niba uri umukobwa hano cyangwa umuhungu ugiye kuba umugabo cyangwa ugiye kuba umugore, ukaba utarimo kuzirikana ibyo, umenye ko urimo kwirengagiza ibintu bikomeye. Inshingano ugiye kugira nizo. Kubana, imibanire yanyu igomba kurenga kuba mu muryango gusa, ariko mukoroherana, mukajya inama, mugafashanya. Mugiye kugira abana, turabifuza kuzabyara. Nimugira amahirwe yo kugira abana, mufite inshingano yo kubarera. Muzabyara abana b'Abanyarwanda, muri Abanyarwanda, mufite inshingano yo kubatunga, kubarera, kubaha uburere n'uburezi bakeneye. Ni nyina na se bafite izo nshingano. Abana banyu ntabwo ari abanyirasenga mbona aho ngaho, ba nyirarume, abandi babana. Abana banyu ntabwo ari abo gutungwa n'isengero musengeramo. Abapasiteri bazajya bakora inama ngo bana bo kwa runaka cyangwa ko runaka. Abana n'aba babyeyi babo. Nimwe mwahisemo gushyingirwa nk'umugabo n'umugore. Ubwo niwe mwahisemo ko mugiye kubyara. Kubyara ntabwo ari impanuka. Oya, kubyara ni uguteganya nyine. Mwabiteguye, mugiye kubyara, mugiye kurema ubuzima. Abo bantu rero bazavuka bikomotse kuri aya masezerano mugiye kugira, bikomotse kuri iki cyemezo cyanyu, bafite uburenganzira bwo kurerwa namwe.
bafite uburenganzira bwo kubona ibyo bakeneye biva kuri mwe, kandi ni amategeko. Ntabwo ari ukuvuga ngo mushobora kubikora ngo cyangwa ejo ngo mugasiba, oya. Ubuzima bwose kugeza babaye bakuru bakagira ubushobozi bwo kwitunga, mwumve ko ubwo burenganzira babufite. Mwumve rero uburenganzira bwabo ko ari inshingano zanyu. Muzibuke kubyara abo mushoboye kurera, nimwe mubazi. Pascal ninde na Aime kurera nimwe mubazi. Ntabwo amategeko avuga ngo abanga ya. Iyo ni inama nari ngiye isanzwe, ariko nashaka bumwe nibashaka babe benshi, mufite inshingano zo kubarera, mubyumve kandi neza. Mugiye umugabo n'umugore bafite ibyo bahuriyeho nk'imitungo, mugiye kugira inshingano zo kwicunga. Iteko rero kugira ngo bitaba ari ibintu bitera urujijo, ryateganyije uburyo busobanutse bw'uburyo bwo gucunga iyo mitungo. Abagiye gushyingiranwa bagahitamo ubwo buryo mbere yuko bashyingirwa. Mu byo muzaba mwashyiriyeho umukono, mu byo muzaba mwarahiriye, harimo n'inshingano zo gucunga uwo mutungo mu buryo mwumvikanye. Ntabwo ari mu kirere gusa, uburyo mwumvikanye. Ngiye kubisobanura rero, hanyuma mufata icyemezo. Nimara gufata icyemezo, ubwo buryo muzaba mwahisemo burahita buba inshingano zanyu nabo. Mutangire mu byubahiriza uyu munsi, kandi ibyo ntabwo bitegereze reception cyangwa pasiteri ngo cyangwa padiri, oya. Nubwo n'aya masezerano y'ubushyingiranwa yanyu adategereza icyo gihe, ubu ni mushyingirwa uyu munsi, muraba mubaye umugabo n'umugore uhereye umunsi mwashyize umukono kuri ayo masezerano. Ntabwo ari uhereye igihe muzatumira aba bantu n'abandi benshi bataje ngo bajye kuvuga imisango cyangwa kuyumva panorama cyangwa romantike, oya. Ni uyu munsi amasezerano nimuyakora, muraba mwabaye umugabo n'umugore, muraba mutangira kubahiriza ibyo mwiyemeje. Harimo rero no gucunga imitungo navuga. Ni uburyo butatu. Uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, bisobanuye kuvanga umutungo wimukanwa n'utimukanwa n'imyenda mufite. Imitungo yimukanwa n'ibikoresho mwimukana, itimukanwa n'ubutaka bwanyu cyangwa amazu. Ariko niba mufite imyenda namwe kimwe n'abandi, iyo nayo mufite inshingano zo kuyishyura. Abizi ibaruramari ahangaha barabizi, ibaruramari barabizi. Niba ufite umwenda ufite inshingano zo kuwishyura, niba undi awugufitiye ufite uburenganzira bwo kuwishyuza. Niba mufite ibifatika by'imitungo yimukanwa n'itimukanwa, byose birabarwa. Iyo rero ubibaze mukumvikana ko mugiye gukora ivangamutungo rusange, mwumvikanye ko mugiye gusangira iyo mitungo, mugiye kugira uburenganzira bwo kuri uwo mungana kuri iyo mitungo mufite mwembi, ariko mugiye kugira n'inshingano ari byo kwishyura iby'abandi, ndetse niba ari n'ibyo gutunganya iyo mitungo mufite, niba bikeneye gusanwa n'ibindi n'ibindi. Amategeko avuga ko umugabo n'umugore banganya uburenganzira n'inshingano mu rugo. Ntabwo ari bya bindi bya kera. Iteko ryavuga ko umugabo ari umutware w'urugo, ngo noneho umugore nawe ngo akaba urumva nyine akaba atwawe. Ntabwo ariko bimeze ubu. Ubu ngubu murangana mwembi. Waba yaje azi ko ari butahane ranka yuko y'amazina ashaka, ntayo. Muraza gutaha munganya uburenganzira n'inshingano. Muri umugabo n'umugore, muri abantu bafatira ibyemezo hamwe byuzuzanya, mu bwubahane no mu bwuzuzanye no mu bworoherane. Kandi muzi ko ari amategeko mwiyemeje asanzwe ariho, ariko aya mategeko aravuga ngo abashaka gushyingirwa bagomba kubahiriza ibi, abatabishaka bakikomereza kuba mu buzima bw'abatarashyingiwe, kandi amategeko nabyo arabyemera. Ariko iyo mwashyingiwe rero mwumvikanye, mwiyemeje gukora kuzashyira mu bikorwa byose ndi kuvuga. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo wo muhahano. Bisobanuye kuvanga umutungo muzahaha mumaze kubana, ariko ibisanzwe biba bitavanze. Buri wese ibyo asanganywe bikomeza bikaba ibye, byaba ari imitungo byaba ari imyenda. Ibisanzwe noneho ibyo mubonye mumaze gushyingiranwa nabyo biba bivanze kimwe na bwa buryo bwa mbere. Iyo muhisemo ubwo buryo mukora urutonde rw'ibyo musanganywe kugira ngo ejo bitazitiranwa n'ibyo muzabona mumaze gushyingirwa. Ko numara gushyingirwa muri batoya muzakomeza mugire mubone umusaruro w'ibiva ku bikorwa byanyu, iyo nayo izaba ari imitungo yanyu. Ariko kugira ngo bitazitiranwa n'ibya mbere, kandi ibya mbere bitavanze ibya nyuma bivanze, murabyandika mugakora urutonde mugashyiraho umukono, natwe tukabishyiraho umukono tukabibika.
ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ivanguramutungo risesuye, buri wese aba afite imitungo ye, buri wese aba afite imyenda ye, mugenzi we atabazwa kumufasha kwishyura. Ariko nawe n'umutungo uba ari uwa buri wese ubwite cye, umugore aba afite ibyo, umugabo afite. Umutungo w'umuryango nibyo, ariko ntabwo uba usangiwe n'abashyingira. Abasigaye ko umugabo afata ku byo, umugore agafata ku byo afite, mugahuriza hamwe ibyo mugomba gukoresha mu gutunga urugo rwanyu, kurera abana, kubishyurira amashuri, kubashakira aho baba, ubuzima bw'umuryango muri rusange namwe munsi. Ariko imitungo iba ari iya buri wese ubwite cye. Inzu ni iy'umugabo, inzu ni iy'umugore, konte buri wese agiriye, n'ibindi byose. Ubwo buryo nabwo ni uburyo bwiza, kimwe n'ubwa mbere, kimwe n'ubwa kabiri. Abagiye gushyingiranwa bafite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bashaka. Bagahitamo uburyo bw'ivangamutungo rusange, ni uburenganzira bwabo. Bashobora guhitamo ivangamutungo w'umuhano, bashobora guhitamo ivanguramutungo risesuye. Itegeko aha ngaha rivuga ko muhitamo uburyo bumwe kandi mwumvikana. Aha ntabwo umwe aza guhitamo uburyo bwe, undi ahitemo ubwe ngo amategeko abyemere. Nta nubwo buri buceceke, nta nubwo muri buhitemo uburyo bwose ko ari butatu. Niyo mpamvu rero munze guha umwanya abageni, ababwira ngo Amani yaje kuzana Leya, Leya na Amani ni bande? Kandi ni umwanya nyamara iyo nkuhaye abageni nkabona barimo kubigira nk'urwenya, ndetse n'ababaherekeje nkabona barimo kubigira urwenya. Ntabwo ari ibyo Pascal. Muri bakuru mujya mubona abagabo n'abagore bafite ibyo bapfa kenshi. Imibare myinshi cyane ni abapfa imitungo. Muzajya manza mu biganireho, fata ibyemezo witeguye neza ko ubuzima mugiye gutangira ubu ngubu ntabwo ari ubuzima bw'igihembwe kimwe ngo ushobora kwihanganira ibikugoye mu gihembwe kimwe, ngo noneho mu bihembwe bindi ngo ukazaba mugiye guhitamo ubuzima bwo kubana igihe cyose. Ubuzima imyaka yose musigaranye kuri iyi si, niyo mahitamo mugiye gukora. Ntabwo rero amahitamo yo kudafata umwanya wo gushishoza. Ariko ntabwo ngiye kubabwira ko bigoye cyane, kubera hari ababishoboye muzi, ariko muzi n'abandi bitashobokeye nabo murabazi. Niyo mpamvu rero narimo njye inama, mu gihe abageni bajya inama nabo ngo batubwire ibyo bafasheho umwanzuro. Rwose dufatanye tuze tugira inama abantu bareke gukererwa mu bukwe, mu rusengero, ku kazi. Ariko reka mvuga ibyo mu bukwe, aha niho turi. Gukererwa ni ingeso rwose idakwiye. Kandi ni ishuri umuntu yakwiga wese akaritsinda. Nta muntu wananirwa ushobora kudakerera. Ntawe, cyese ubishatse gusa. Si ukubyuka se ukavuga ngo uyu munsi ndagera ahantu saa 5, nibyo. Ukaba uzi ngo Rwamagana, kandi Rwamagana hano ni minota 55. Iyo utahuye n'ikamyo yateje ikibazo mu muhanda ukayibara nyine. Niba ari ukitegura bijyanye n'umwanya ukeneye kuba ugeraho ugomba kugira. Ibyo rero nabivuga kugira ngo abageni basoze inama, ntabwo biri mu isomo, ariko nabyo biba bitangaje. Urabona ko hari utaraza kandi nawe dutegereje. Abageni Amani na Leya, nimuhaguruke mutubwire uburyo mwahisemo. Pascal na Aime. Okay. Celestin na Solange. Okay. Murakoze cyane, ni mubaha amashyi abageni bose. Sinshaka kubisubiramo, nabivuze iby'ivangamutungo rusange. Ubwo rero ngiye gukomeza mbisubiramo, nabanza n'utemeye ibyo mwavuze kandi nafite uburenganzira bwo kubyanga. Uburyo mwahisemo, icyo nabagiramo inama gusa muzabwubahiriza. Ntihagire uzabaza mugenzi we ngo wazanye iki. Hari abajya bibaza abandi ngaho. Urabyumva Amani? Amani ni ku rutonde rwa mbere. Ntukabaze Leya, na Leya ntagakubaze. Ahubwo muzatangire mubazanye uburyo mubicunga neza, kandi muhite mubisangira uyu munsi. Abari bafite ibyangombwa bibanditseho by'ubutaka bonyine
noteri arahari hano turagenda tubaye serivisi yihuse mugende mu bihinduze kubera ko umutungo bari wanyu mwembi ariko n'abari bafite amasezerano y'inguzanyo ari umwe nawe witegure kujya gushyira umukono kuri ayo masezerano kugira ngo mufatanye gukomeza kwirinda ko mujya muri CRB ntimuyizi byose niko imizano n'amategeko kandi ibyo ngibyo ni ukubikora ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni impuhwe wagiriye mugenzi wawe oya nta mategeko mpamvu tuba tubivuga inshuro nyinshi hano nuko hari abantu tugiye twakira nyuma yo gushyingirwa ukabona umuntu arakomeza kwitwa kandi baramutungo rusange nk'uko mubikoze ukabona Abel umuntu arashaka kwitwara nkaho ari we bose ufite imigabane myinshi abacuruzi baraha muri sosiyete ufite imigabane myinshi niwe ufite ngo bafite ijambo riruta ry'abantu urabona umuntu umwe uvuga abandi ibyo muri sosiyete amasezerano kugira ngo ntabwo ari byo nushaka ko warazanye byose undi azana imyenda nayo urayishyura n'ibisigaye murabisangiye kubishyira rero mu bikorwa nibyo musabwa hano kandi ku buryo bwa buri munsi turabashimiye rero uburyo mwahisemo muzabwubahirize kandi buri wese azubahe mugenzi we muri izo nshingano impamvu zishobora gutuma abashyingiranwa batandukana kugira ngo muzazirinde ntabwo ari kugira ngo muzimenye muzabikore ahubwo ni ukuzabyirinda itegeko ryateganyije ko umugabo n'umugore bashyingiwe kubana igihe cyose ariko nanone kubera abantu ari abantu rimwe na rimwe barenga ku masezerano bakoze itegeko ryashyizeho rero impamvu zitihanganirwa uramutse wabikoze uwo bibangamiye afite uburenganzira bwo gutanga ikirego agasaba umucamanza ko abatanye kuko buba ari ubuzima udashobora kwihanganira abantu muri twatangiye mureke twari twavuze ko tutarogoye abageni ufate ibyicaro ariko nyine mureke kurogoya abageni izo mpamvu rero ya mbere ni uguta urugo ni ukuva mu rugo ukagira amezi 12 akurikirana nta mpamvu yarugukuyemo kwezi kumwe 2 3 agira 12 nta mpamvu yagukuye muri urwo rugo urugo rwanyu rero mugiye kubaka uyu munsi mufite inshingano yo kuba mururimo buri gihe n'igihe mutarurimo mukaba mubiziranyeho mukaba ari impamvu ni isobanutse ntabwo ari ukubyuka gusa ngo uragiye iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni ingeso y'ubusambanyi nayo ni ingeso itemewe amategeko ntabwo yemera ko abakingiranywe umwe yongera kugaragara iyo ngeso iyo bigaragaye ufite ibimenyetso n'uwo bibangamiye afite uburenganzira bwo gutanga ikirego agasaba ko umucamanza batanga hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri bakuru muri bazima mwafashe icyemezo mwashishojeho ntawemerewe n'umwe amategeko ntawe yemerera guhohotera mugenzi we muzabyirinde rero nabyo hari igihano cy'icyaha gisebeje ibyaha byose muzabyirinde ni bibi ariko nimugera ku bisebeje muzamenye ko usibye kuba bishobora kuguteza ikibazo nyine abakoze ibyaha muzi ingaruka zabyo ariko bishobora no kuba impamvu yatuma mutandukana n'umugore cyangwa n'umugabo muzabyirinde ibyaha bisebeje kumva ufite ipfunwe ryo kwitwa umugore cyangwa umugabo w'umuntu ukora ibyo ngibyo ufite uburenganzira bwo kujya gusaba umucamanza ko bataje kuko muba mwarashyingira ngo utazi ko ashobora kubikora iyo abikoze rero ni ubuzima udashobora kwihanganira ikindi ni uguhoza mugenzi wawe ku nkeke guhoza mugenzi wawe ku nkeke ni ukumubwira amagambo maba mutoteza buri gihe Abel ntabwo wemerewe kubwira umukobwa nabi mu kanya araba ari umugore wawe ni mubyemera ntabwo wemerewe kumubwira nabi ariko nawe ntiyumve ko ari we wo gufata neza gusanga abagabo bababwira ibyo bashaka oya n'umugabo nawe rero si uwo kubwira nabi kubikora ni ukunyuranya n'amasezerano mugiye gukora uyu munsi mugiye gukora amasezerano avuga ngo ntawemerewe kubwira mugenzi we nabi murumva harimo gukabya ku itegeko aho ngaho ubundi mu buzima kubwirwa nabi ni amaburakindi no mu buzima busanzwe hari umuntu udakeneye kugira umuntu umubwira neza buri gihe n'abasaza bari aha ngaha iyo bamubwiye ngo uri umusaza mwiza araseka akishima ariko hari abantu rero babyirengagiza
mumenye ko mufite inshingano yo kwirinda ibyo byose, buri wese azirinde kubwira mugenzi we nabi. Ikindi ni ukudatanga ibitunga urugo. Urugo ni urwanyu mwembi, mufite inshingano yo gutanga ibitunga uyu muryango mugiye kubaka uyu munsi. Niyagira rero ubyirengagiza, amenye ko mugenzi we afite uburenganzira bwo gutanga ikirego avuga ko uwo bashyingiranywe arimo kwirengagiza inshingano zo gutanga ibitunga urugo. Urugo ni urwanyu, nimwe mugomba kurutunga. Hari ukutabana igihe cy'imyaka 2 ku bushake kubera ibibazo mushobora kuba mufitanye, hanyuma noneho mukumvikana ko buri wese aba ari mu rugo rwe, undi mu rugo rwe, mugitekereza uburyo mwakongera gusubirana ibyo bibazo byakemutse. Birashoboka ko icyo gihe ushobora kurenga mutari mwakemura ibibazo mutaranasubirana. Iyo kirenze rero urambiwe afite uburenganzira bwo gutanga ikirego agasaba ko mutana, nabyo muzabyirinde. Hari ukutabana igihe cy'umwaka uhereye uyu munsi mukagira mukarenza igihe cy'umwaka mutarabana. Ubundi itegeko rivuga ko nimushyingirwa uyu munsi muramwawe umugabo n'umugore muramufite inshingano yo kubana, ubundi byagombye kuba muhera uyu munsi mukatahana mukajya kuba mu rugo rumwe. Ni murenze uyu munsi igihe ntarengwa kizaba kitaragera byo, ariko ni murenze umwaka ufite urambiwe afite uburenganzira bwo kurega mugenzi we agasaba umucamanza ko asesa ayo masezerano. Kuri ni mwemera gushyingirwa mugiye kubana igihe gishoboka cyose, ariko kitarengeje umwaka. Naho kiramutse kirengeje umwaka mwaba murimo kurenza igihe gitangwa n'itegeko, kandi urambiwe itegeko rimwemerera gutanga ikirego. Byose muzabyirinde, kandi birashoboka kubyirinda. Hari ababishoboye bari hano n'abandi muzi bataraha, ariko hari n'abandi muzi byananiye. Kimwe cyonyine kirahagije kugira ngo mwe mwatana. Nimwe mwahisemo kubana, nimwe mwahisemo gushyingirwa, nimwe mwahisemo kugira ubuzima bwo kuba umugabo n'umugore. Nimwe rero nanone mufite inshingano yo gusigasira aya masezerano yanyu mugiye gukora mu kanya. Ntabwo ari abantu basize akazi kabo bakaza kubashyigikira, ni beza nabo bashaka kubagira inama, bashaka kubafasha, ariko namwe muri bakuru mufite ubushobozi bwo gufasha abandi. Nimuze kuri imiryango yo gutuma abantu bazajya bicara buri gihe bakora inama zo gusuzuma ibibazo byanyu, ahubwo mwagombye kuri imiryango ifasha abandi bantu. Umuryango mugaha agaciro umuryango wanyu, buri bantu babiri bari aha n'abandi, ukumva ko imiryango yanyu ifite agaciro, kandi agaciro kayo kazava kuri mwe. Imbaraga muzashora mu kurinda umuryango wanyu, agaciro k'umuryango wanyu kazangana n'ibyo mwashyizemo kugira ngo umuryango umeze uko muwifuza. Umuryango nyarwanda ufite agaciro, urengerwa n'itegeko nshinga, urengerwa n'amategeko menshi, urengerwa n'umuco dufite dusangiye, urengerwa n'uburere butandukanye dufite. Abasigaye ko umugabo n'umugore nibo bonyine bafite ubushobozi, bafite n'inshingano, bafite n'uburenganzira bwo kurinda ibigomba guhungabanya umuryango wabo. Muzareke rero gutegereza inama gusa. Hari abantu tujya twakira rwose, namwe sinzi abafite inshingano, ndi kubabona bahura n'abantu baza kubabwira ne babafasha. Gasanga umuntu abantu bahora bahamagara abamarene n'abapare gusa. Ushobora kubahamagara nabo bahamagara abandi, nabo bahamagara nabo bari guhamagara abandi. Abantu bonyine bafite inshingano zikomeye ni mwebwe ba nyiri umuryango, ni namwe muzi amabanga yawo. Mukanya nkunze kubwira abageni nkabona bamwe basa naho bumva ko ari ukubaca intege. Abafiance buriya ntabwo baba baziranye cyane. Geoffrey, buri uzi ko muziranye na Grace cyane, sinzi igihe mugiranye muganira, ariko buriya niko muzi. Ariko ntabwo ari cyane. Muraziranye n'ibyo, ntabwo mwaza gushyingirwa mutaziranye. Ariko nyuma yaha mugiye kumenyana byose nyine, niba navuga ngo burundu simbizi. Mugiye kumenyana bya nyabyo. Kuko mugiye kuba mu buzima buri wese adafite ubushobozi bwo gutuma mugenzi we atamenya ibyo ari gukora uwo mwanya n'uko atekereza. Mugiye kuba muri kumwe mu rugo, mugakuba muri mu buzima ibibazo byavutse, mugiye kubana mu buzima ibisubizo bihari, mugiye kubana mu buzima byanze bikunze n'imyaka iragenda. Mugiye kubana mu buzima n'umwana akuzemo intege zitangiye kugabanuka. Mugiye kuba mu buzima bwo kubana
aho ngaho kumenyana byanze bikunze birashoboka. Niyo mpamvu rero byagombye kuba ari amahirwe abafasha kubana neza kubera ko muziranye, ukamenya ngo mugenzi wa yanga iki akunda iki, wamufasha gute kugira ngo muzuzanye kandi mwubake umuryango mwifuza. Nagira ngo nsoze mbashimira, mbifurize kuzagira imiryango myiza, muzagira imiryango yifasha kandi igafasha n'abandi, ishobora gufasha sosiyete nyarwanda, ishobora gufasha n'abandi bari ahandi henshi, bashingiye gusa ku myitwarire yanyu, bikabafasha kubaka imiryango ndetse no kugira ubuzima bw'imibanire myiza n'abandi bantu. Murakoze kandi muzagire amahoro n'amahirwe mu buzima mugiye gutangirira. Murakoze cyane. Nagira ngo mbaze abageni, gahunda irakomeje. Murakomeje abere n'abandi nuko niko bimeze. Nta byatuma musubika, ntabyo ko mbona namwe mubihakana kandi mumeze nk'aho impaka zari nyinshi. Ubwo niko bimeze se? Abaherekeje abageni nta kibazo, tubashyingire, nta mpamvu yatuma badashyingirwa. Niba ntayo reka tubashyingire. Tugiye guhera kuri Leya na Amani, mutambuke hano uko umuhango umeze. Yewe Byishimo Pascal, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwamahoro Aime umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwamahoro Aime, maze kumva ibyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Byishimo Pascal umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Uriya Celestin na Solange, uriya niwe wabikoze uko itegeko ribivuga. Itegeko rivuga kuzamurwa uburyo neza. Barahagize urwenya yabyubahirije kurusha bene. Hanyuma Peace na Abel namwe muraza gukurikira. Yewe Nsabimana Celestin, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kabayiza Mukamana Solange umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Rugabirwa Theo, umwanditsi w'irangamimerere mu Murenge wa Remera, maze kumva amasezerano ya Byishimo Pascal Uwamahoro Aime bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, twingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Byishimo Pascal Uwamahoro Aime bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Bari ingaragu twavuga ko bashobora gusinya cyangwa ntibasinye, ubu byakunze kandi byakunze neza. Mubashimire, mubahe impundu ababyeyi, hanyuma mubifurize kuzagira ubuzima bw'amahoro n'amahirwe bagiye gutangira uyu munsi. Murakoze cyane, mugire ibirori byiza.
turishimye cyane rero abagenzi twari dutegereje bahageze kandi n'abashagaye natwe bahageze. Nshima Imana byatambutse byagenze neza, ariko n'ubu tugiye kwishimira umwanya tugiye kwinjiramo twishimira ibyatambutse. Ubundi twinjire ntabwo turi butinde hano n'umwanya mutoya gusa wo kugira ngo dusoreze hamwe gahunda yari yateranije kare. Hanyuma nsabe Marine ahaguruke asengere ashime Imana nayo yagize gahunda zigakora n'ibiri imbere byose. Aho mu kiganiro kiri kudutunganiriza tugiye kwakira Pascal, hanyuma Perezida akaba amuherekeje orudire kuko ari wipange n'uko bashimira ko katwita turagira mu bintu by'abantu ko harimo bamwe bashobora kuba batazi abandi. Turamushimiye ko yitanze umunsi w'akazi aboneka Imana imugisha. Twakiriye Benjamin uri gukotinetinga ibintu byose. Benjamin uri batamuzi afatanyije na Trezor niwe uri kwirukankana. Trezor rero turakwakiriye. Uyu mugabo reka mukuru ufite agihari kabisa n'Amarie Diane, impamvu umuhere ashobora guhita agenda mu bindi arimo kumufasha. Turamwakiriye. Yitwa Debora, ni mushiki wanjye mutoya. Turamwakiriye. Honorine na Joyeuse turabakiriye. Inyuma hari undi Honorine nawe. Muramutse bazina wawe nawe turabakiriye. Magara umwana wacu nako mushiki wacu. Uyu mupapa umusaza Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like buildings as the chemicals take
puts a hand in mine. We wanna kiss the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. kandi kumwe natwe ibihe byose bizatungana iyo tariki turayikweretse kugira ngo uzabane natwe kandi ikibura byose yiteguye igisigaye bize kutubashisha kugira ngo nta munsi uzagere byose biri ku murongo uzataha ibirori imitima iri hamwe ituje kandi tuzagira ibirori byiza ukomeze kubana natwe rero muri byose turabimenyesha abaduherekeje kandi buri wese ukomeze kubana nawe n'umugisha wawe muri byose dukomeze kubona ineza yawe n'Imana uzakomeza kuturinda rero turindire abageni natwe twese turindire hamwe kugira ngo umwanya Imana biriya bintu tuzabitahe imitima inezerewe ishima kandi tuzabive amasura yacu akeye dushima izina ryawe muri byose rero turakwiragije biri imbere byose tubise mu biganza byawe mu izina rya Yesu amen.